ndagira ngo munyemerere twinjire muri iyi nkuru. Ni inkuru iri kugenda ivugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ndagira ngo gato mukurikirane mwumve ibyabaye ndetse nuko byagenze. Uyu ni umwe mu basore by'umwihariko bagaragaye bari mu kigero cy'imyaka 23 ishyira 25, aho ngo yamaze kwimanika by'umwihariko hejuru mu ipoto ngo nyuma yuko umukobwa yari amaze kumwanga. Ibi ngibi byabereye he, byagenze gute, niki cyabiteye? Reka gatubanze wumve aya majwi y'abaturage, wumve uko babivuze ndetse n'ujye bamubwira ngo bati ese watubure mu ngiro, watubure ukamanuka, kuko ati watubure ukava ngaho ukamanuka. Ibi ngibi byatumye no kugira ngo mve urwego kino kibazo bikiriho, byanatumye wasaka cyangwa se ubwo ni rege, byanatumye rege cyangwa se ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gikupira kano gace kose. Byagenze gute? umva uko abaturage bisobanura. Ngenda yitanza mu masegonda make cyane, ndagira ngo gato mbanze nkumvishe ano majwi, ariko wikurire hasi ahandi subscribe witwakanda utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nkomeza kugenda nkugezeho gatanu kuri kagenzi ka kubanza wumva no majwi. Yakunze umukobwa yitwa Aline, yamuri 500, none ngo arashatse umugabo. Aline yashatse umugabo none yahisemo kuza kwiyahura. Buriya ngari ariyahura ngo mukanya garasimbuka, niko ari kuvuga. Mu gihe Aline ataje ubwo inzoga z'umutekano ziramukurayo. Iyo nduru yumvishe iri kuvuga cyangwa se nyine iyo nduru yumvishe iri kuvuga cyangwa se urwo rusako, umusheri we yaraje uyu nguyu muri kubona muri screen zanyu. Uyu nguyu ngo bamwita Aline, ngo niwe watumye ngo umwana w'umuhungu afata icyemezo cyo kwiyahura ngo nyuma yuko amaze kumurya amafaranga ye. Reka wumve by'umwihariko mbere yuko Aline ahagera bivuga ko nyine abayazana w'iki kibazo, wumve ibyabaye ndetse n'umuhungu ibyahise bimuhaho ako kanya. Reka wumve kano kantu uko babisobanura. Gusa mbere ko gato twumva ijambo rya Aline, banza wumve uburyo ki umunyamakuru yamubwiraga bose watwari ukamanuka ukaduha inkuru neza. Bati ntabwo manuka uwo bita Aline atabanjije kurira hano hantu ngo aze tubiganireho turi hano mu birere, ndetse kandi ndacyamukunda, ndashaka bagomaganira cyangwa se icya yose, gusa ngo ndacyamukunda ndagaskira ibintu byamaze gufata idinera. Ndagira ngo wumve kano kantu witonze, ariko nyamuneka wubikuri hasi and subscribe banzo akande shumi. Reka twumve, umva kano kantu. Yine manuka uduha amakuru neza. Wamanutse Mwungi? Mwungi wamanutse neza? Mwungi waretse gutera abantu akazi ukamanuka? Nitwa Mukantabera Aline. Karama. Ni wowe umusore yahoze avuga ko ari we watumye yimanika hano. Wowe ibi bintu wabimenye ute? Uyu musore usanzwe umuzi uti mubanye mute? Nsanzwe muzi nk'inshuti yanjye cyane nyine. Yibaze ko umukobwa yahageze avuga ngo ngiyewe nsanzwe mpuzi nk'inshuti yanjye, se tubiraragiye. Umukobwa yisava no kuri kamera yigendera avuga ati nimugire ikindi kibazo mwongera kumbaza. Bati natamanuka ubuzima bwe buzamubazwe, nge nta kintu nshaka cyangwa se nta kintu bari kumbaza. Bati ngewe yavuze ngo ngere hano gusa arahita amanuka, ariko ngo nyimara kuhagera ngo ari kumbwira ngo nibura ngo mbanze ngo nurire ngo ngere hejuru ngo nge kumurebe ngo tumanuke. Gusa nge ntabwo byakunda. Umwana w'umukobwa yambwiye ati ibyo boro ntabwo bikunda, niwe nibimogi cyane bitabi wananyweye gerageza ubiruke rwose, ibyo boro nge ntabwo bikora kuri ngewe. Urumva ko umukobwa yari yamaze kurakara ndetse nariye karungu ikomeye cyane, avuga ati uyu musore nawe ashobora kuba yaramaze kugira gute, yaramaze kuvangirwa atazi igihugu kirwana n'ikindi. Umukobwa akomeza avuga ati ngewe rero ukuntu byagenze twakundanaga bisanzwe, kwa kundi nyine bashaka kuvuga ngo aragukunda byose, akambwira ati nenda gukunda, nge numva ari ibintu busanzwe, numva ko nta birenze cyangwa se ibyo gukundana bitarimo cyangwa se ibindi byose n'ahantu biramfashe. Batari ko natunguye no kumva umwana w'umukobwa ambwira ngo umuhungu amubwira ngo asigaye amukunda ngo byadanje, ngo nyuma yuko amaze kubona ko bamaze kumutera ivi. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko nyine uyu mukobwa yari yamaze guterera ivi undi musore. Uyu muhungu nawe arangije ahita atangira kuyagara, atangira gupanika ibintu byose, ari naho nyine n'intandaro zose zaturutse avuga ati uyu mukobwa ngomba kumushaka hasi hejuru, nta wundi muntu bagomba kubana nawe atari ngewe. Bati nanagerageza ibindi byose cyangwa se akazakora ubundi buryo ubwo ari bwo bwose, ndabizi neza azabwicuza
kuva hasi kugera hejuru. Rero benshi bakavuga bati ibintu ntabwo bibuze kuza gukemuka. Ese biragenda gute n'ikibuze kuza gukorwa nyuma y'uko umusore yanze kuva ahangaha? Rero ibi ngibi byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Save, niba Save sinzi niba ari Musave, niba ari ku Musave, niba ari Musave, hafi aho ngongera kumurahazi usa nk'ujya kwa Nayinzira ruguru yazamuka uruganda. Ibi ngibi byose niho byabereye, ndetse kandi iri poto ni naho riri. Gusa benshi mu baturage bari no gutebya akavuga bati rero batiri poto barishyinguyemo umuzimu. Ati ko no mu minsi yashize ngo haje abasore bagera kuri 3 basinze bahasambanira n'abandi bakobwa bagera kuri 3 ngo ku manywa y'ihangu izuba riva. Batarika abandi bakavuga bati iri poto ririmo ibibazo bikomeye cyane. Mu gihe iri poto cyangwa se iyi piloni iri kugenda igaruka mu majwi, ni nako nubundi ibingibi bitabitwibutsa n'inkuru zagiye ziba mu bihe byashize mu minsi yashize mike cyane, ubwo bavuga bati ku ipoto ry'Umusanze ngo naho ngo habonetse ngo Bikira Mariya ngo umwana wa Yezu cyangwa byose, ugasanga ibintu byose biri kugenda bicanga abantu. None abantu bari kwibaza bati ese ubundi ibintu biri kujya mbere ni ibiki? Hari ikihe kibazo mu rubyiruko mu Rwanda ku buryo nyine usanga ibintu bikomeza kugenda bihindagurika cyangwa se bikomeza kugenda bifata indi ntera ikomeye cyane? Rero abantu benshi bakavuga bati hakenewe kugira ngo umuntu amenye ngo ni iki kijya mbere, byagenze gute, ese ibintu biri guterwa n'iki? So rero nyamuneka niba uri ubwa mbere ugeze nuko nabikubwiye, gerageza ubanze urebe ahanditse subscribe wanza kandi utazajya ucikwa n'amakuru n'ibiganiro nkomeza kugenda ngira gute, nkomeza kugenda nkugeza kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza gatanu kuri kagenze kako. Rero numara gukanda subscribe urabukoze cyane, urabutanze umusanzu wawe. Ariko iyi nkuru nyine iracyari kurikoreza ku mbuga nkoranyambaga, nuza kuza kuyibona ntuze gutungurwa nuko nguko byagenze. Mwe murabyumva gute, murabibona mute? Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, reka mubwire ngo hasta la vista, ndabakunda cyane. Ciao ciao, nge nk'ibisanzwe banyita Mr K, ingi bayita Mr K Empire. Mukomeze mugire ibihe byiza, hasta la vista, ciao ciao.